urumva no kuvuga ngo niba umurongo ugabanya imihanda mo kabiri ucagaguye, umuyobozi w'imodoka ari wese ntabwo yemereye kurenga cyangwa se ukatira imoso bwawo, kireka gusa igihe abona nta byago yateza anyurano cyangwa se akatira ibumoso, cyangwa se mu gihe cyose agiye gusubira avuye. Niba umurongo ugabanije umuhanda mo kabiri ucagaguye, urabona ko uyu nguyu uracagaguye, ntabwo bisobanuye ko nemere kurenga. Oya, iyo mvuze ko nemere kurenga iki gihe ntabwo mba nzi neza amategeko y'umuhanda, kuko umurongo ugabanije umuhanda mo kabiri. Nizere ko kano kantu mukumva neza. Ntabwo niba umurongo ugabanije umuhanda mo kabiri nkaba nawe urenga n'undi nakaza akawurenga, icyo gihe twese ntabwo twaba tuzi neza amategeko y'umuhanda. Ngayibaza umuntu wese aje akarenga uno murongo ugabanya imihanda mo kabiri kubera ko ucagaguye. Oya, ahubwo tuvuga ko tuzarenga uno murongo ucagaguye mu gihe cyose tubona nta byago twateza, wenda tunyuranaho cyangwa se dukatira imoso cyangwa se dusubira aho tuvuye. Nuko uyu murongo usobanura. Ikindi ugomba kumenya, mu kizamini cya polisi ashaka kumbaza bati umurongo ugabanya imihanda mo kabiri ucagaguye usobanura iki? Uzansubiza ko bibujijwe kurenga keretse gusa igihe ubona nta byago wateza, waba unyuranaho ukatira imoso cyangwa se usubira aho uvuye. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo rero uyu murongo ucagaguye ngo nemere kunyuranaho, ngo nemere ngo kurenga. Oya, ntabwo bisobanuye ko uwo murongo ucagaguye aricyo bivuze, ahubwo bivuze ko nawe urenga mu gihe mbona nta byago nateza. Ikindi kandi niba uzi neza ko akikirije amashuri